ni byiza gukuraho urujijo cyane nkatwe dukora ivugabutumwa ni byiza kudacanganyukisha community cyangwa se abo dukorera iriya foto mwabone ko ni inshuti yanjye Joseline mu by'ukuri naraje nyine mba hano muri iki kiraro maze mu kwezi umwana nyine ahita arwara umusonga kubera ubukonje ubwo nagiye se hashika mvuga nti mana nabo nsize untabare ntibarwara imisonga kuko y'imvura iguye mabati arakonja agakonja cyane mu by'ukuri ukundi hano gutya ndarushye birumvikana ndarushye cyane Okay. Mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe batagwa mu muriro. Ndagusuhuje cyane wowe udahema kurikira ibiganiro tukugezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nyita Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu. Ibiganiro byacu nakagaruka tuba twagiye mu misozi nyine nkuko nari ntangiye kubiririmba kandi tuba twajyanywe n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dushobora kugenda ku mpamvu yivuga butumwa cyangwa se ku mpamvu yikora butumwa, byose burya birashoboka nubwo atari ijambo rikunda gukoreshwa cyane muri gospel, ariko ubutumwa bwiza burya buryoha iyo bubanje kujya mu bikorwa bituma n'abantu babwumva mu matwi. Aha turi nibatsinda turi kwerekeza ahantu bakunda kwita igiheka. Tuje kureba umukecuru haba cyangwa se umumama haba wibana ufite abana bane. Mu minsi yashize ubwo hari umuntu wazaga gusenga hano w'inshuti yacu duhurira mu aka kazi ka buri munsi, dore ko uyu ni n'umusozi usengerwaho, haba hari abantu benshi batandukanye. Nibidushobokera naho tuzahatemberera nyine kuko twahageze tuganire n'abantu haba ari no gusenga, ariko nabo batubwira ubundi kuki baza gusengera mu butayu. Imana bayitaye muri salo no mu kagikoni no mu cyumba no mu nsengero. Ubundi turashaka no gukora amateka ku bijyanye n'ubutayu, dusobanuze ku cy'ubundi ubutayu abantu babukunda cyane kurusha insengero. Ariko si yo nkuri tuzanye uyu munsi, ahubwo tuje kureba uwo mukecuru. Turi kuyoboka Mana TV, Evangelism Rwanda TV ndetse no kuyogeza butumwa TV. Tuje kureba umukecuru kugira ngo tumusure tumukorereho umurimo w'Imana dufatikanije namwe muri kutureba kuri izi televiziyo zitandukanye. No mukecuru w'ubuzima bubi bugoye bubabaje, ubuzima bwo kutagira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ubuzima aba mu kiraro, yibera mu kiraro, abana n'abana bane muri icyo kiraro. Sinzi niba ari we wasimbuye Mariya ushaka kuzahabyarira umukiza, ariko se ko umukiza twamaze kumubona nta wundi dutegereje yamaze kuvuka. Rero niwe tugiye gusura, nubwo mwumva nseka nyine ariko ntabwo ari inkuru ishimishije. Ariko ubwo ndi kumwe namwe muri uru rugendo nshuti mudukurikiye, nizera ko dushobora kugira icyo dukora ubuzima bw'uyu mukecuru bugahinduka mu buryo bwose, maze nawe akaba mu gitaramo cy'abashima Imana. Tugiye rero gukurikirana byose by'iyi nkuru, ndaza kuyibagezaho yose mu kanya. Rero murabona tuhinjiye ni muri iyo misozi murimo murareba, niho atuye. Ubwo rero urugendo rwacu rurakomeje. Cameraman twagiye, reka tugere kuri uyu muntu w'Imana maze dukomeze dukurikirane iby'iyi nkuru, kandi nzi yuko biri buze gutanga umusaruro. Tukazagaruka hano tuzanywe no gushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana irabimaze kubakoresha kuri uyu muntu. God bless you. Keep on. Iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa. Nibaza ku manywa nkagera ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho. Nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza,
abivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza abivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwanjye oya ntibwabubasha ubwonko bwanjye oya ntibyabubasha ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza yes nta rugendo rutagira umusozo cyangwa se rutagira iherezo ntabwo byari byoroshye cyane rwose imisozi n'amataba tuminutse nk'uko mwagendaga mubibona harimo akagendo ntabwo ari bugufi cyane bw'umujyi wa Kigali ariko birangiye tuhashyitse kandi tuhashyitse neza turashima Imana Jidewo ndakubona nta kuya kaje ntabwo kabura kabisa ntabwo byari byoroshye runo rugendo burya harimo akagendo kuva kuri gare hari Batsinda uza muri iyi misozi twagiye ducamo kugera aha hantu harimo akagendo karimo kandi burya twanyuze mu butayu nabise rero bizi ko ubutayu bwabagendekeye ya myaka bagimaze rwose yari myinshi cyane ubutayu bwose burarushya kubucamo ubutayu burarushya none se ntiwumvise ko ubundi ushobora kwibaza abisirayeli muri Egiputa kuki bakoze urugendo rureshya kuriya bakamara imyaka nk'iriya kandi ubu wabonaga Egypt na Israel byari gufata nk'iminsi ine sibyo ra geographically burya havugwa ngo hagati y'irindwi na 11 bijyanye nabo bari kumwe bakuze amatungo nibyo bari batwaye burya iba myinshi ngo ntiyari urenze 11 yego ndetse n'Imana ashatse kubakerereza Bibiliya ivuga ko ngo yabikoreye kugira ngo nibagera imbere bagahura n'abanzi babo ngo batibagirwa Imana ibanyuza rero aho hose kugira ngo bagwize n'ibihamya Imana ikunyuza ahantu kure mu bigeragezo igira ngo ubanze ugire n'ibihamya Imana bifatika nanjye rivuga ko tugeze hakurya hariya nakubajije nti ese ko mbona aho tugiye tuhareba kuki twaje kuzenguruka urambye ati niyo nzira igera yihari so ndashima Imana ko tuhageze dushimye Imana na timu turi kumwe na cameraman uri kudufasha uyu murimo w'Imana ni umukozi w'Imana ukorera umurimo ivuga butumwa mu karere ka Rusizi ngira ngo uramuzi afite n'ikinyamakuru gikunzwe muri iyi minsi nuko muri iyi minsi yantwikiyeho reka mbivugire no kuri izi kamera ziyogeza butumwa TV ndetse na Evangelize Le Monde TV no Kwibukamana TV kuko abakunzi bagiye bakomanta ku nkuru baheruka kubona yakozwe n'uyu mukameraman uri kudukamera yitwa Batista atuye Kamembe yafashe ifoto yanjye n'iya Joseline arabiteranya akuramo inkuru ikomeye cyane rwose bagira ngo bikemu yaranzwe se burya niwe wayikoze warayibonye nayo nkuru narayibonye rwose yanateje n'urujijo rwinshi ese ubwo rero Imana ishimwe ubwo mbisobanuyeho kugira ngo abantu babyumve babisobanukirwe kuko hari n'abaje inbox abantu inshuti zanjye bari hirya no hino ku isi bakajya bamfadinga iyo foto yego tibikemu bite bimeze ute kutatubwira itariki ko mbona wabironshingiye Kamembe wanyu iyo nkuru yakozwe n'uyu munyamakuru turi kumwe kwiyogeza butumwa TV yitwa Batista yari ifoto nafashe na Joseline tuvuye mu ivuga butumwa
nk'uko bisanzwe abantu bashobora kwifotoza umunyamakuru nyine abibonamo inkuru nanjye nkiyibona natekereje byinshi yego nibajije ukuntu wabikoze waduhisha ahubwo byari byatuyobeye yego rero nshimiye kubera ko nawe wabibonyeho kandi ufite aho uhuriye n'irivugabutumwa nshimiye gukora iyo declaration kuko hari abanyamakuru babimbajije ni box niba nta kindi kibyihishe nyuma ubwo mboneho no kubigira kiriya kugira ngo ikiganiro cyose nzajyamo kuri televiziyo atazagira umuntu mbaza ibyo bintu ndabisobanuye yari ifoto ni byiza gukuraho urujijo ni byiza gukuraho urujijo cyane nkatwe dukora ivugabutumwa ni byiza kudacanganyukisha community cyangwa se abo dukorera iriya foto mwabonye rero yari ifoto kandi ifoto nyine abantu bashobora kwifotoza mu buryo butandukanye dore ko ni inshuti yanjye Joseline nkuko n'abandi mfite inshuti nyinshi zitandukanye rero hari abambajije ati bikemu ubukwe n'iryari mwarangiwe Kamembe twabibonye byari byiza none hari abantu bajya ku nkuru ntibarebe na content ubwo akareba titre akareba n'ifoto yamara kureba titre yareba n'ifoto ati mugana wande jya ngo agahita comment aho hatinde kuko byatera ibibazo uri kumva rero sinzi ukuntu mbonye cameraman wiyogeza butumwa TV akaba na nyiri ikinyamakuru wakoze iyo nkuru ngize umugisha ko yaje i Kigali tukaba twiciranye bw'iki kiganiro twasuyemo uyu mumama abantu banyihanganira sinatambikiriye ahubwo impression yo kumubona itumye ndinda ko abanyamakuru bazabaza icyo kintu ngisobanura hakiri kare yes Gideon rero turashima Imana ndabona mama wacu tumugezeho kandi ndabona humeka neza sibyo ra cyane nta kibazo Gideon ubwashize twaraganiriye urabizi ko dukunda gukorana umurimo w'Imana hano kuyobokamana TV no kuri Evangelize Romande TV turi no kuyogeza butumwa TV ubwashize arambye ati mperuka ahantu naje gusenga nyura ku rugo rw'umuntu ntangazwa no gusanga bamukiraro nuko wambwiye inkuru niba nkibyibuka neza ko nayikubwiye rwose ukimara kumbwira gutyo rero iyo nkuru naravuze ati se aba mu kiraro aragira ngo azahabyarire umukiza nka ya nkuru ya Mariya n'umuhungu we yabuze ahabyarira urambwa ati oya taba mu kiraro kuko ari ubuzima bushimye kuba bumutuje mu gihe gisa nk'iki ndavuga ngo ariko si byiza ko umuntu w'Imana yagakwiye kuba mu kiraro hari abandi baryama neza bashobora kumufasha kuryama neza bashobora kumufasha kurya bashobora kumufasha gutuma abana biga nshima kugusaba ko twazana kumuganiriza kugira ngo turebere hamwe iby'inkuru y'urugendo rwe rw'ubuzima turebe niba nta kintu abantu b'Imana bamufasha kuko muri byo yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi ngo nibo bazagabana umugisha ndashima Imana ko hari abantu bagiye kugabana natwe umugisha ubu iyo mvuze ibinzi ko hari abantu bahita banyumva vuba nicyo nshima Imana rero uyu muntu wamubonye ute irya mbere kamanze ngushimire ko nabikubwiye naho gusangana ubumuntu hari abantu batagira ubumuntu batabyitaho ariko kandi ndagushimira uyu muntu rero ufite telefone iri hafi ayigire ndi kumvamo hano zitangiye kunkurura wasanga ari yuri amuvuga butumwa kazi hari umuntu turi kumwe ariko utagaragaye kuri kamera waduherekeje nawe Imana imumugisha yego Imana n'ubundi twarazanye hano mwari kumwe n'ubundi bwa mbere twari kumwe okay nkuko bisanzwe rero namumenye uravuga mama wacu uyu yego ndimo mvuga na imvura yamfatiye hano kuri uyu musozi wabatsinda abantu bawuzi n'ubutayu n'ubundi bugendwa abantu kunda kubusengeramo mu buryo mwese cyangwa ubundi bavuye kure na hafi hanyuma imvura rero hamfatira ariko umutima unyemeza kugama hano mpabona nk'ikiraro umutima ukwemeza umutima uranyemeza ariko ngiye nkunda rwose abarokora ukuntu baganira buriya najya dukora ivuga butumwa mw'iyi nkuru yego ati umutima unyemeza umutima uranyemeza uzi ko Yesu ngo rimwe yigeze agira urugendo ruva nimba yaravaga i Galilaya niba yaravaga i Galilaya ajya i Samariya niba yaravaga i Galilaya ajya i Nazareti
ariko ngo yiyumvamo guca i Samariya. yego yiyumvamo sibyo yiyumvamo Yego. guca i Samariya. kumva i Samariya hari umugore w'indushyi yego nk'uwo twicaranye nawe uyu munsi, yego ngo yari amaze imyaka myinshi avoma ku iriba rya Yakobo yego sekuruza yari yarabacukuriye, Yego. ariko adashira inyota Yego. kandi akavomana ibyaha harimo indaya. Yego. ariko Yesu ati icyerekezo Yego. haleluya amen cy'urugendo yagendaga abwira abigishwa mu bwato ati umva aho tugiye duca yego kujya guca i Samariya ujya i Galilaya uvuye i Nazareti bingana no kuba uri kugira Rwamagana ukajya guca i Rusizi. twari kuva muri sanse yaho uri kujya. ni iki kirimo ibivuze? yego niba bisaba ko Imana ica kuri tabara uyu muntu ibikore. yego oya byonyine utanatinze. niba bisaba ko anibeshya ku nzira umutabara yego azahugame azahugama, ariko uyu mubyeyi atabarwe kuko arababaye. ariko Imana imufiteho umugambi Yego. kuko ndagira ngo uyu musozi wabonye ko hariho amazu menshi ya biri logique, ntabwo nari gutekereza kugama nkaha, turabya ntabwo nari kubitekereza. Yego. ariko nabigerageje nk'inshuro ebyiri kujya kugama ahandi biranga, numva umutima urampasa uraguhasa wiyumvamo niyumvamo haleluya byanze bikunze ko nta hantu ugomba kugama uretse Amen. ku kiraro. Yego. mu by'ukuri nta muntu watekereza ikiraro yabonye izindi nzu. Nibazaga n'impamvu yabyo, ninza kumenya nka Ezekiel avuze ngo yateruwe n'umwuka ajyanwayo ariko nanjye nazanywe n'umwuka. Yego. numva nje hano magera hano BKM narababaye. Yego. nasanze abana barimo bafura, nge aho nari niteze ko ari ikiraro. sanga abana barimo barafura batoya. Abana ndabaganiza mu ncamake, bambwira ko mama hari. Mama yarari hariya nyine mureba n'ubundi akingirijeho ibibati. ndamuhamagara araza turaganira, numva ubuzima bwe bunkoze ku mutima. ndavuga nzi abantu benshi bababaye, ariko mbona uyu yababaye kurusha abandi bantu bose nzi bababaye. ndavuga ngiye gukora ishoboka byose tugutabarize, turebe ko nibura hari abantu bashobora kugendana natwe mu rugendo rw'ubutabazi bwo kugira ngo tumutabarize. ni muri urwo rwego rero burya nabikubwiraga mu BKM. ni muri urwo rwego mama, Imana iguha umugisha ko wugamishije umuntu w'Imana. hari abantu badukurikiye rero tudatinze muri byinshi bakeneye kukumenya urindi. murakoze. amazina yanjye nitwa Ingabire Odette, nkaba nzwi ku izina ry'umwana bita Sikitu. uwo Sikitu nawe ni umwana ntabyaye mu nda yanjye. ni umwana nareze kuva afite amezi 3. uhita umwitirirwa? mpita mwitirirwa. iryo zina sa uburyo ko numva ridasanzwe. yari munini cyane. ni wowe wamwise izina? ni ukuvuga ngo aho twamusanze yari ari n'ifishi ye, ariko biciye mu buyobozi baravuga ati ni uguhindura iyi fishi mukakoresha iyanyu mukamwita ayanyu mazina. amazina yiwe twamwise yitwa Ishimwe Ntwari Ayivani, ariko iryo zina Sikitu ni ribyiniriro kuko yari munini. Sikitu ni amazina y'abantu banini Jideo njyamo n'undusha ubushakashatsi. nanjye ubwo nakwitwa BKM Sikitu. ubwo kuba munini babonye atari ikintu gisanzwe, ni igitangarirwa. Sikitu wamufasha afite amezi 3. ntukomeze twibwire. ubwo ndi mama w'abahungu 4. yego. aho mvuka nyirizina mvuka i Cyangugu mu karere ka Nyamasheke. suru Cyangugu? Nyamasheke Jamaica. nyamara urugendo rwateguwe wa mugani kumbona rugiye kuba rwabashi gusa. nanjye mvuka i Cyangugu mama, mu karere ka Nyamasheke, ahantu bita Ishange. urahazi? Ishange niho nyura njya mu rugo. iwacu ni ahantu kuri kiliziya bita mu Gahabwa. mu Gahabwa? yego. uw'inyamasheke. reka dusuze abantu b'inyamasheke ni Rusizi Cyangugu badukurikiye muri iki kiganiro.
urakoze cyane. Ubwo rero wavukiye Nyamasheke, noneho wavuye Nyamasheke ryari se? navuye Nyamasheke mfite imyaka 18. Tubwire urwo rugendo. Urwo rugendo nyine ni kwa kunda abana bavuga ngo baje gukora akazi ko mu rugo. Wabanaga n'ababyeyi? Iki gihe nabanaga na mama wanjye kuko papa wanjye yapfuye ndi muto mfite imyaka 7. Yego, ariko ari umuzi. Nari muzi. Ubuzima burahinduka buba bubi, biba ngombwa nyine ko njya gushaka imibereho. Ndaza nyine ngera inaha i Kigali nshaka imibereho, nkora akazi ko mu rugo, njya gusura ababyeyi, biba ngombwa ko mbi inkumi ndafiyanswa. Ubwo umugabo twabanye avuka ku Kibuye. Mwahuriye he? Twahuriye inaha i Kigali, ariko biba ngombwa ko ababyeyi bamumenya. Mu kubana tubanira inaha i Kigali. Yego. Nihuse yari umufundi yubaka inzu z'abantu. Mu by'ukuri nta kibazo, ndya neza, nta kibazo. Yego. Kuko tubana napimaga ibiro 80. N'ubu amafoto ndayafite. Ese mwabanye ufite imyaka ingahe bwo? 20. 20. Wari uri kwihuta? Nubwo 20 atari mike cyane. Ubwo ngubwo nyine turabana nta kibazo, tubyara umwana wa mbere ari we Yanike. Ubwo wo twita wa kabiri nyine dutashyiramo Sikitu. Yego. Tubyara undi wa gatatu ari we witwa Cyusi wari uri hano. Nuriya mutoya umuyobozi ahetse. Yego. Nuko papa w'abana yapfuye, uriya mwana ndayifite ukwezi. Apfa mu bintu bitunguranye, apfa hurudutse ku nzu y'umuntu ari kumwubakira, akubita umutwe mu mabuye. Ngombwa ko agera Kibagabaga, kize Kibagabaga biba birarangiye. Apfa nsize mu bukode, ansigiye abana 3 n'inda. Bese nyine ndavuga nti Mana numfasha nkabyara uyu mwana. Buretse papa w'abana yapfuye ari kubaka? Yari ari kubakira umuntu. Umuntu uciriye. Muhitamo mujyana Ikibagabaga? Bamujyanye Ikibagabaga, ngiye mbimenya bampamagaye byarangiye. Yego. Ubwo nyine ndagenda ngera Ikibagabaga, mpageze barambwira ati byarangiye, ariko umuntu yari ari kubakira avuga ati rero nubwo nanjye ndi umukene, ariko turafashanya turebe ko yashyingurwa. Yego. Ubwo twamushyinguye Ikinyinya, hasiga nyine afite inda y'ukwezi n'abana 3. Inda nyine ndayikorana kugira ngo mbone igitunga abana. Imana iramfasha mbyara neza, mbyara mu buzima bugoye ariko mbyara neza. Uwo mwana wabyaye nkeka ko ari we twasanze uhetse uriya tubona mu mashusho? Niwe uriya mutoya nonsa. Ubwo ngubwo maze kubyara umwana, ubwo naracuruzaga inyanya. Uriya mwana agize amezi 2 afatwa n'ikibazo cy'umusonga wo mu mbavu. Ngera sehashika namaze ibyumweru 2. Mu by'ukuri nagiye sehashika nta muntu nsigiye abona size. Njya sehashika nta muntu uzansangayo. Ariko ndashimira Imana yuko abona size. Naje ndabasanga. Yego. Na sehashika aho narindi, Imana irahandindira. Yego. Ndayibwira nti Mana uyu mwana wamumpaye ari urwibutso. Undinde gutaha Amaramasa. Ariko ndayishimira ko ntatashya Amaramasa. Umwana wanjye najyanye naramugaruye. Yego. Ngeze aha ngaha nsanga abana nasize kuko nabasize hano. None se wagiye kubyara uturutse aha turi? Nukuvuga ngo nagiye kubyara aho nabaga. Umugabo apfa mwabagaye? Twabaga harahirye. Nukuvuga ngo iyo mwarakodeshaga. Yego. Biba ngombwa ko nyiri inzu ambwira ati rero nubundi kuyo mwampaga ngiye gupunguza ujyuma make mwamaga 15,000 ngiye gupunguza ujyuma 10,000. Agukuraho 5. Anguraho 5. Mu by'ukuri nyine narashakishaga rya 10 nkaribona, ariko maze kubyara biranga. Amafaranga nkayabura. Abana bakaburara. Angije ndavuga nti ho kugira ngo esho
umuntu tuzagirana ikibazo cy'inzu ye reka mfate umwanzuro njye ndyamaho ngeze. yego mu by'ukuri komera cyane Yesu yagusuye humura. inzu narayimuhaye mubwira ijambo namubwira nti ntawe mfite aho kujya ariko Imana iraba aba bana yampaye kuko ntawe mfite aho kubashyira irimo aho gushyira aba bana ninde kurara hanze n'abana abandi bana barara mu nzu. iki kiraro cyabagamo inka umupasiteri wo muri Ebenezeri apanga nyine kwimura izo nka arazijyana ni Gasanze. umushumba wahabaga nawe arigendera ikiraro gisigara gutyo. noneho kubera uriya muyobozi nyine twari tuziranye arambwira ati rero ejo utazarara ahantu mu gihuru ukahura n'abagizi ba nabi se bakakuca se bakica abana reka nterete pasiteri wa Ebenezeri turebe ko yadutiza kiriya kiraro. inde wamuterese? umuyobozi w'isibo. yego umwe twigeze tubonanira hano. yego yaragera mutereta aramubwira ati mfite umubyeyi n'indushyi ariko urara hanze n'abana ntafite arambika umusaya wadufasha ugakorera umugisha ukadutiza kiriya kiraro akakibamo. undi ati nta nka zizongera kuhagaruka. mu by'ukuri yagenda akabamo agerekaho ijambo ryiza cyane nakunze aravuga ati agenda abemo ajya abanamo n'Imana. mu by'ukuri naraje nyine mbamo hano muri iki kiraro maze mu ukwezi umwana nyine ahita arwara umusonga kubera ubukonje. ubwo nagiye sashika mvuga nti Mana nabo nsize untabare ntibarwara imisonga kuko y'imvura iguye amabati arakonja agakonja cyane ashyuha mu zuba niho uryama ukumva nta kibazo ariko iyo imvura iguye amabati arakonja. ubwo nyine njya sehashika mara y'iyo minsi Imana igakoresha abantu bagatunga abana. naraje nsanga abana baravuga ati mama kuba wagenda umuntu yaduhaga ibihiye se akaduha ibibisi se titwarariye nta kibazo. ndavuga nti ni Imana yigwatirije irabagaburira. mu by'ukuri ukundi hano gutya ndarushye birumvikana ndarushye cyane. buretse gato ahantu ubuzima butoroshye murabyumvise. avuka mu karere ka Nyamasheke ni burengerazuba bw'u Rwanda ahahoze hitwa Icyangugu. yaje i Kigali murabyumva ukuntu yabije yaje gushaka imibereho. papa we yapfuye afite imyaka 7. ageze ino yabayangaje mu rugo nk'uko bisanzwe ko umuntu atekereza gushaka akanabikora ariko umugabo we yapfuye nyine bigeze hagati bamaranye imyaka ndumva ishobora kuba yagenda muri 6 cyangwa 5 arapfa asigara mu buzima bumugoye. byose muri kugenda mubyumva afite amarira menshi kandi agahinda ke karumvikana karanagaragara ariko Imana itajya yemera ko amarira y'umukiranutsi agwira hasi ubusa niyo dukorera kandi namwe niyo mukorera. muze kumfasha twite ku ntimba no kumarira y'uyu mubyeyi. mama uri umukristo? yego nabatijwe mu mazi menshi mbatirizwa muri ADPR ku Gasave. yego batijwe mfite imyaka 12. uko nshaka umugabo nabaga mu Kiyovu cya Kagugu nsengera ku Gasave. aho nzi n'ahangaha nkajya nsengera hano kuri Ebenezeri kuko naga rwo rusengero runyegereye. none se ntajya Imana yigeze ikuganiriza na rimwe kubwira ko ishobora kuzaguhindurira ubuzima? cyane iyo ngiye gusenga barabimbwira ko Imana izangirira neza. urabyizera? cyane ndabyizera. yego barambwira ati Imana izakugirira neza. amen. kandi izakugirira neza bagufasheho ijambo bakiriho. yego iryo jambo ndarikunda cyane. bagufasheho n'ijambo. bafashe ijambo nk'umuntu yaca hano ati dore mama Sikita ba mu kibati. mbese bakavuga amagambo menshi kandi koko ntibakubekeraga bavugaga ibiri byo. yego ariko nkavuga nti buriya hari impamvu yatumye nza kuba muri iri bati njye ntazi izwi n'Imana. impamvu izwi n'Imana. ndashaka kumenya hano hantu tugereranije
uhamaze igihe kingana iki? ahangaha ko nahageze umwana afite amezi 7 ngiye kwamara amezi 8. Amezi 8 uba muri ubu buzima. Se mana yanjye gukinga se nawe ko se murakinga mufite urugi. Ntabwo byoroshye, nabonye bikomeye. Cameraman arajya akomeza kugenda ahatwereka. Reka tuze noneho nyuma y'uko ubonye wenda aho urambitse umusaya, nubwo naho nta kuryama mpabona, ubusubayeho gute n'abo bana bane? Kuvuga ngo iyo mbonye ikiraka cyo guhingira umuntu, hano murahinga ku buryo biteramo ikiraka. Iyo mbonye ikiraka cyo guhingira umuntu, ndagenda nkamuhingira, kama icyo gihumbi nyine nkajyana Batsinda nkarako naguramo ibijumba. Misi kicuma nyine. Kontu mbona bisigaye byarahenze se mana, hari umuntu ukirya igihumbi ngo arye ko bitoroshye mu iyi minsi. Nyine no kwiyaranje uyu mwana ariye kimwe yarenzaho amazi. Mana. Yego. Uyu mwana ariye ikijumba kimwe yarenzaho amazi akaryama. Yego. Ibindi nyine baburi buke Imana niyo ibizi uko biri bugende. Mbwira n'umuntu ko ndi mu kiganiro. Imana niyo ibizi ukuntu biri bugende. Yego. Mana yanjye. No buzima bugoye, no buzima butoroshye, namba hano se Mana yanjye hari ahantu murahakwirwa kuryama. Ntago tubakwirwa nukuryama nyine uko tubonye. Icyambere cyo nubari kugira ngo umuntu atanyagirwa, kuko ntago umuntu abaraye mu nzu, bari kugira ngo imvura nigwa wenda itamunyagira. Ariko igikoko cyari cyo cyose cyasesera nibyo nibaza katugirira nabi. Yego. Ya Jideo, eka twongere tuganire. Ngira ngo no mikoro ishobora kumukurura yicaye hariya. Ya kuko yego urumva ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye ubuzima no mubyeyi arimo rwose birababaje. Birababaje, biteye agahinda. Urumva nta kazi kari pirimana afite yakora, nako akora soko akabonye atagakora, ariko nta nako ni bwa buzima bwo gufurira abantu, kujya guhingira umuntu, kandi ibyo nabyo no buzima budahora. Nkeka ko hari igihe rimwe na rimwe munaburara cyane tukanabwirirwa. Cyane rwose. Rimwe na rimwe ahubwo ni kenshi. Ni kenshi cyane kuko ubuzima bw'ibiraka nk'ibyo bitari n'ibiraka bifatika. None yagaburira umwana ibyo bijumba ariko ejo neje akabibona. Hita wibaza ubwo n'imirire mibi n'ibiki, wibaze abana bari muri cya kigero bakeneye kubaho cyatuma bagira imikurire myiza, icyo cyose ukibaze. Bikemu kandi ntunirengagize ikindi kintu gikomeye cyo kumwana ahantu yarwariye umusonga, abari wajya kuvuza amugarura hahandi yarwariye ubundi umusonga. Icyo kintu kibazeho nawe, wibaze ngo ese azahora avuza kumugarura ku isoko y'ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Azahora avuza umusonga buri munsi. Umusonga urica cyane. Ngira ngo abadukurikiye banabyumve neza. Umusonga ni mubi rwose, umaze kwica benshi. Yego. Bishoboka rwose numva umuntu wese yatabarira ubuzima bw'aba bana n'uyu mubyeyi, kuko uyu musonga n'abantu bakuru urabica. Umunsi yashize nzi umuntu w'inshuti yanjye wurwaye, mugezayo kandi ari umugabo. Yego. Rero ndibaza umwana noneho aha hantu ni ibintu bihambaye cyane bikema. Yego. Ni ibintu bitoroshye, ariko nabwo nubwo bimeze gutyo ngo nta joro ridacye. Oya nta ridacya. Nta joro ridacye, nta hantu kure, nibyo naje mvuga manuka ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu, nta na kure itamugeza, nta no kure itamuvana ngo imujyana ahandi kure. Nibyo narindi gusobanura. Yego. Ngewe kandi kinezeza bikemu ntaguciye mu ijambo, mu byo muganire n'abandi bose bumva, nuko Imana ibintu yabivuzeho. Yego. Ko izamuhindurira ubuzima. Oya hari n'ikimenyetso ngewe cyanyeretse ko gutabarwa kwe kuri bugufi. Yego. Kuntu waje kuhugama hadakwiye kugamwa cyane. Cyane rwose. Ugafata ayo mahitamo yo kugama hano mu mazu nagiye mbona kuri uyu musozi atandukanye. Kavuga ngo reka nze nge kugama hariya.
rwose rero navuga ngo abantu badukurikiye bifuze ko baba umuyoboro w'Imana yanyuramo. yego Umuntu wese yumve yifuje gukorana n'Imana, yego avuga ati icyampa ubutabazi bwo gutabara uyu mubyeyi uko Imana ibishaka aba ari ubukoko kw'Imana. umva tubikore nk'ubwishingizi pe. Yego. Umuntu wese uri kureba kino kiganiro, si fundraising, si igipindi, n'ibi biganiro ntabwo nkunda kubikora cyane. Yego. Ariko kutabikunda kubikora si uko ntabikunda, ahubwo numva ari nabyo nagakwiye gukora, kuko iri ndyubaha ko ari ryo vugabutumwa. Ivugabutumwa rishingiye ku gufasha imfubyi, abapfakazi, abababaye. Niyo misiyo Yesu yaduhaye, ubundi ahubwo twagakwiye kuba ari ibiganiro dukora. Naryo dini nyakuri. Iri ni ryo dini nyakuri tugomba gusengeramo. Cyane. Abantu b'Imana bari kutureba muherereye mu nce zitandukanye, nukuri ntuze gusuzugura igihumbi cyawe. Ntuze gusuzugura 500 yawe, ntuze gusuzugura 10,000 byawe. Turabaha nimero ya mobile money, ya telefone, muzajya mushyiraho ubushobozi bwo gufasha uyu muntu w'Imana. Icyambere, niba adashobora uyu munsi kubaka inzu yo kubamo, ariko byibura please turwane intambara yo kumwimura hano hantu ari tumukodeshereza inzu yo kubamo, basi tuyishire nk'umwaka ubuzima bwe Imana ibishaka izindi nzira, ariko byibura amenye ngo afite ahantu aryamisha abana hatava indwara z'imisonga, atari ibihuru. Ndagira ngo numvishe abantu ko inzoka yije hano yakwinjira mu nzu ikabarya, impyisi yinjiye hano yakwinjira mu nzu ikabarya. Nta rugi, ni mu gishanga, hari risike y'indwara nyinshi. Ibi tuvuga si ikigare, si igipindi, ngira ngo abantu barabibona rwose. Noneho tuba turi gukora inkuru z'amashusho, si amajwi gusa ngo wenda turi guteranya amafoto n'amajwi. Ni ibintu bigaragarira buri muntu wese kuri iki kiganiro. Ntabwo nshaka ko ikiganiro cyanjye kiza kuba kinini cyane, kuko intego yacyo niyo gutabariza uyu mubyeyi, kugira ngo abakristo batandukanye aho bari hirya no hino ku isi tumufashe. Ni twebwe Rwanda rw'ejo, ni twe Rwanda rukomeye. Umunyarwanda mwiza ni uwumva mugenzi we. Umunyarwanda mwiza ni utarya hari uwaburaye ngo arye wenyine ajye kumena ibiryo. Burya nabyo biri mu ndangagaciro zanda umunyarwanda. cyane biri mu ndangagaciro. Kandi njya nkunda kubwira abantu, hababwira ngo kujya kuvuga mu rusengero ibyo utunze n'ibindi, burya siko gushima. Gushima kwiza ni ukugira umuntu umwohoza amarira uri kurira, niko gushima kwiza. Ni ryo shimwe Imana ikeneye, kuruta kujya kwereka abantu ko hari urwego runaka wagezeho rw'umurenge. Oya, Imana ntabwo Imana izaduhera umugisha ko twaguze imyenda myinshi yo kwambara, ahubwo izaduhera umugisha kuri bake twambitse. Nkunda kumva amateraniro y'abarokore, umuntu akavuga ngo nahuye n'Imana igenda. Sinzi niba utajya ubyumva. Nk'uyu muntu ni ukuri Imana imutabaye ikamukura muri hangari mu kiraro cy'inka ntahabe, nawe akabona inzabamo, akabona icyo kurya, agashobora kuba yabona nawe icyo yakora, kuko wumvishe ko afite amaboko, aranatekereza, yahoze ari umucuruzi, yanakora n'ibindi byinshi. No kuri uyu muntu yazagenda avuga ko yahuye n'Imana cyane. Yahuye, wizera Imana ko ubuzima bwo bushobora guhinduka. Ndagira ngo ntuze kutuvunisha ngo twizere twenyine. Ndayizera cyane. Ariko byagiye binakunda ko abantu bizerera abandi bigakunda. Numwe bamanuye mu ngobyi ati we yaravuga ati munjyanye hati amahamwe ati twe tuzi ibyo turimo, ingobyi bayitura kuri Yesu. Wowe rero ndashimana ko wizeye cyane, kandi natwe turizeye. Ndashaka ko tuzagaruka hano iyi televiziyo, kandi tuzaza gutya twaje tuje kukwimura. Ahubwo uburambagiza inzu nziza, ntiwisondeke. Umuntu w'Imana ntabwo akwiye kwisondeka. Uburambagiza inzu nk'iyibyumba 2 na saro irimo n'amatara n'amashanyarazi, ujye ukanda ku gikuta n'amazi, nukuri uvome mu rugo. Uburambagiza inzu, abantu b'Imana badukurikiye ndabizi ko bagiye gufatikanya nanjye na Jideo na cameraman na Marie Claire, ndamuvuze we. Uri kumva kuza gukora umurimo w'Imana kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ibyo ngibyo byizere ni ukuba mubaza inzu hano kuri uyu musozi, hari ahantu heza ku buryo nawe watangira kuririmba zaburi z'amashimwe. Ubwo Yesu yageze iwawe ntabwo ashobora gusiga ubuzima bwawe uko bumeze. Yesu Yesu, ahubwo Yesu aturimo, yadutumye tukubwire ko isaha yawe yo gutabarwa igeze. Isaha yawe yo gutabarwa igeze.
tuzagaruka hano rero rwose tuje kukubwira icyo abantu b'Imana badutumye batandukanye bari kutureba. yego turifuza ko ubuzima bwawe buhinduka, nicyo cyifuzo cyacu, kandi turifuza ko icyifuzo cyacu cyegerana n'ubushake bw'Imana kuri wowe cyane. ujya gusenga rero cyane dukomeze twiganirire tunasoza. njya gusenga. nabonye hano hari n'ubutayu, ujya unyarukirayo. tukurira n'imisozi tukajya ijari za Byumba. n'ibyumba ujya ujyayo gute se n'amaguru? Imana yampaye agatike. uragenda ukajya ibyumba ukayibwira ukayiririra. hano nabonye hari umusozi abantu benshi basengeraho, ndimo ndaza nagiye mbona n'abantu bari gusenga. barasenga. ubu se ugira telefone? telefone kanjye ndwaje umwana nakagurishije. inkunga izaca hese niko umfitiye icyizere mbaho iyanjye. iyi nkunga yawe rwose, ariko nanjye umuntu w'Imana uzantuma kuyu umuntu nzamutumikira, cyangwa watuma na Jidewo, watuma nande telefone tuza gushyiraho, cyangwa dushyire umuyobozi w'isibo. uburyo ubwo ari bwo bwose nta kibazo, nta muntu washaka gufasha uyu mubyeyi ngo wabure ukuntu inkunga yimugeraho. turi hano dufite amatelefone atandukanye. mama rero tugiye gusoza, sinzi Jidewo nimba ari ikindi kibazo wenda cy'amatsiko twamubaza tutamubajije ku bijyanye n'ubuzima bwe, kugira ngo tuze dushyira ku musozi ikiganiro cyacu. numva byose wabimubajije, kuko ikirenze ku byo wamubajije ni icya kwiga kw'abana. sinzi yenda aba bana ko nababonye kandi n'uburyo tubareba bagejeje igihe cyo kwiga. ese harya umwana mukuru afite imyaka ingahe? sikari byo apfutse 2013 ndumva agiye kugira imyaka 10. ese ubundi bariga mugani? uwo mukuru wariga yiga mu kabiri, abandi nibo batiga. kandi bakwiye kuba biga. abandi nabo bakwiye kujya mu ishuri. mbona cyo ni ikibazo gikomeye cyane. nta mwana w'u Rwanda ukwiye kutiga. ni ikibazo gikomeye. abayobozi barabizi ba hano hafi ko abana batiga? barabizi ko batiga, nk'uko nyine bazi ko mbamo hano muri iki kiraro. mbese nyine ibyanjye mbiragize Imana, kuko burya iyo umuyobozi areba akavuga ati mu kiriya kiraro habamo umuntu. ese mama, hari igihe njya nsura abantu bafite inkuru nk'izi, mbabarire, hari ukuntu abayobozi baba basuye bakanabanegosiya, mwavuye hano hantu tukabajyana iki n'iki, ugasanga baranze. aho wowe nturi muri icyo gice? oyanjye ntabwo bigeze bansura, ntabwo icyo kintu bigeze bakimbwira, kuko ni ukuvuga ngo bancaho bakambwira wiriwe waramutse. kuko iyo biza kuba ari ibintu bitari mu mugambi w'Imana, baba baranavuze ati ntidushaka ko arara aho ngaho n'abo bana. ariko kuko Imana yari ifite icyo yavuze, niyo mpamvu nahabaye kugira ngo isohoze umugambi wayo. isohoze umugambi wayo. Mwumvise ukuntu abarokora ari abana beza. cyane rwose. aragira uti jya yemera ko byose bitugeraho. wasanga biri no mu nyigo y'ubuyobozi bw'uyu mudugudu cyangwa aka kagari, ariko dushobora natwe gufatikanya n'ubuyobozi bwacu guhindura ubuzima bw'umuntu. cyane rwose. twese siko turi abanyarwanda. cyane. mama rero Imana iguha umugisha, ugiye kuza rero udusengera. sinzi nimba ari ikintu reka nkubaze noneho, Imana iguhaye umugisha w'amafaranga, ni icyo ushoboye gukora wakora? ni ukuri Imana impaye umugisha w'amafaranga, nashaka ikintu nkakora, nkacuruza, nkajya ngaburira abana banjye bakarya saa sita nijoro, bakanywa igikoma mu gitondo. kuko ndabona ufite imbaraga. nkabonera umwenda wo kwambara, nkabonera inkweto. mu by'ukuri abana banjye ntibifuze, ntibazajya bajya kwa runaka ngo bazambwira ati mama kwa runaka bari umuceri twe twaburaye. nabo bakawurya bakavuga ati mama twawuriye twahaze. Imana impaye icyo gukora, mu by'ukuri sindi umunebwe mfite mu mutwe. ubu se nk'uwawe 500 washinga iyihe bizinesi? Imana impaye 500, nashinga nk'akantu k'akabutike nkakora, nkacuruza, nkareba ejo hazaza h'abana banjye, uko bagomba gukura bameze batakuze mu buzima bubi. mbega wowe ntabwo uri wa muntu
usuzugura imirimo cyangwa utakora, ahubwo uremera ko Imana igwaye n'uburyo wakora. nakora Nabyo ni byiza Gidewo. cyane Burya hari abantu tujya duhura nabo basabiriza, yego wamubwira ati se wamfuriye se, ukabona icyo ujya guha abana ati murambe ibyo kurya ngende. ari no kubwira ko Imana itabyemera ko akora. Icyo cyiciro nacyo turakigira. Cyangwa ati Imana yanjye nuko yampamagaye ati ntabwo njya nkora njye. Ariko kuba uyu mubyeyi yemera gukora, Imana imutabara akore. Aya ni ikintu cyiza. Akorera umuryango. N'ikindi kandi hari umudiaspora mperuka kuganira nawe, anambwira ikintu gikomeye. Arambwira ati abantu babaye muri Afurika suko tutabafasha. Yego. Ariko ikibazo benshi bafite imyumvire y'uko nubaha amafaranga ari ayo kurya gusa. Yego. Bahita bashaka ukuntu barya neza, bagashaka ukuntu bajya kuba mu mazu noneho ahenze cyane. Donc ntibashake kugira ngo ya mafaranga umuhaye ahinduke ayaba yamuhindurira ubuzima. Ariko urumva ko yungu yatandukanye n'iyo myumvire. Nukuri wagira icyo amufashisha yaba yubatse ubuzima bw'ahazaza bw'uyu muryango. Yego. Yego rwose. Ya urakoze cyane Gidewo, ndagushimiye na timu twazanye Yobokamana TV, Evangeliser Le Monde TV, Iyogeza Butumwa TV ndetse n'umubyeyi wundi waje duherekeje utari kugaragara muri aya mashusho. Mwese turabashimiye. Mama wacu rero ugiye gusabira abashyitsi umugisha. Natwe turaza kugusengera, ariko nawe ugiye kudusengera. Nurangiza gusenga na Gidewo arasenga kugira ngo iki kiganiro Imana igiherekeze kandi Imana isura imitima y'abantu kugira ngo bihutire kugutabara. Mana data twese uri mu ijuru, aka kanya nciye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye ko wabanye natwe ukaba waturinze, nyaguhora ku ngoma, nta kiguzi twatanze ko nta nicyo twabona, ahubwo ni kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Ndagushimye Imana Nyiringabo, aba bashyitsi wabanye nabo wabavanye mu ngando zabo, bateye intambwe Mana, baza gahoro gahoro, baciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, wabarinze gusitara mu nzira, bashyikana amahoro. Data Kristo natwe basanze turi bazima, nyaguhora ku ngoma nta gikuba cyacitse. Ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga, gushimye kugira indi jambo rya kugira ngo risohoze. Mana rero mbasabiye umugisha, Uwiteka Nyiringabo, mbasabiye umugisha uvuye iwawe mu ijuru. Ngenda umwana w'umuntu ntacyo mfite nabaha, ariko Mana mbasabiye umugisha, basabiye umugisha, nyaguhora ku ngoma ikintu cya mbere bifurije uzabampera iherezo ryiza. Data wa twese uri mu ijuru, nuko rero Mana bagiye kugenda ugendane nabo, natwe basigarane natwe. Uwiteka Nyiringabo, barinda aho banyura mu nzira, mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, barinda umwanzi bahiga n'ibarwanya. Nuko rero Mana basakaza amaraso yawe, ubudahangarwa bwawe, baheke mu ngo by'amasengesho. Uwiteka Nyiringabo rero duciye bugufi mu izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye ko wabanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye kuko umugambi wawe ari mwiza kuri twe, kandi umugambi wawe tuzi neza ko ujya ukumana natwe, kabone naho twaba dusohoye mu bigeragezo n'inzitane z'ubuzima, ariko umugambi w'Imana ntujya ubura gusohora. Dusengeye mushiki wacu twasuye uyu munsi kugira ngo urukundo rw'Imana n'ikiganza cyiza cy'Imana kirambukire kuri we. Mwene data wumvishe iki kiganiro akaba akozwe ku mutima n'iyi nkuru, akaba yumva akwiye kugira icyo akora kugira ngo ubuzima bw'uyu mubyeyi buhinduke. Tumwatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Alefo enistika. Turatura imbaraga zisumba byose kugira ngo zibonekere ku muntu wese wumva ko nawe ubuzima bwe yagira icyo amarira uyu muntu, ubuzima buhinduke. Kandi turamusengeye kugira ngo Mwami Imana yacu urambura wese ikiganza nawe ibyifuzo by'ubisubize, urambura wese ikiganza nawe abone kugira neza kw'Imana, maze ubudahangarwa bw'Imana bukomeze kuganza. Tugushimiye kuri Imana iciye inzira hirya no hino kugira ngo abantu bawe twese tushobore gutabara uyu mubyeyi, kandi tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twe twese. Mu izina rya Yesu Kristo dusabiye umugisha ibi bitangazamakuru byose, mu izina rya Yesu. Umuntu wese wagize intimba kuri uyu mubyeyi, reka habwe umugisha n'Imana kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Reka rero tubashimire inshuti mwari mudukurikiye muri aka kanya.
muri iki kiganiro. Mama wizera Imana, wizera Imana, dushobora kuzagaruka kugusura nako so gushidikanya, tuzagaruka n'ubundi kugusura uri gutanga amashimwe, abana rero uze kubasuhuza, uze kubasezeraho. Eskitu nuriyo. Okay. Murakoze rero mwese, reka tubashimire. Cyakora ndifuza ko byibura nko mu iyi minsi mu bushobozi bwanjye bukeya none hafite ndasiga nguriye abana umuceri nk'iy'iminsi 3 cyangwa 4 mu bushobozi ndatangaza hano kuri kamera. Ubwo mfunguye igikorwa cyo kugira ngo abantu b'Imana nabo bakomeze bakore ko babishobozwa. Byibura ejo ntuzajye guhinga no kuwa 2 no kuwa 3. Uwiteka abaha umugisha kandi abarebe neza, abaha amahoro. Mwari kumwe na BKM wa Yesu. Thank you.